Muri aka kanya dukomeje igice cya gatatu cy'inkuru ya Akaliza ndetse na Samu. Gusa nimba utarabashije gukurikira ibice byatambutse, urebe muri comment ya mbere none abashije kubigushyirira. Igice cya kabiri cyarangiye Garase arimo kuganira na Akaliza. Gusa hari umuntu wari uhamagaye, ariko nimba arakurikiye neza wibuka ko uyu muntu nimero yari yihawe na Akaliza. Kuvura urukundo rwa Samu na Akaliza rwatangira, uyu Garase yamye ashaka kururwanya. Wibuke neza ko uyu Garase ari inshuti ya Akaliza. Ikindi kandi akaba atifuza ko uyu Akaliza yakundana na Samu bitewe nuko Samu ari umukene. Ese ko duherukana Samu asaba imbabazi Akaliza ndetse akamubwira ko atazongera gukora amakosa yose yamukoreraga, ndetse akanemera guca bugufi imbere y'Imana, akemera kuyoborwa n'ubushake bwayo. Kandi se nanone ko yavuze ko agiye gushakisha ikintu cyatuma yikora mu bibazo by'ubukene arimo. Ubu ngubu kuri izi saha bimeze bite? Uyu mukobwa se nawe bari kotsa igitutu bingana gutya, Samu azajya kuva mu bukene niba zanabuvamo bataramukuye mu rukundo ra? Reka twinjire mu gice cya gatatu cy'iyi nkuru turebe uko byifashe. Gusa murabizi yuko mbere yuko tutangira inkuru cyangwa tutangira ibindi biganiro bitambuka ngaha, tubanza tukakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya n'umuntu butaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe kuri ino channel, uyikande kugira ngo buri kiganiro gitambutse anga ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi niba ukunda ibintu nkunda kukugezaho ahangaha, wibuke gukanda like kuri ino video kuko ni inkunga yawe ikomeye cyane. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nge mugiye kubana ari nanjye ugutegurira izi nkuru nkanazikugezaho, nitwa Rukundo Damasi. Reka dukomeze inkuru yacu. Mu gihe Akaliza yari akirimo gutonganya Garase bitewe nuko yaramuvugiye umukunzi we nabi, bagiye kumva telefone irahamagaye. Akaliza arebye muri telefone abona nta zina ririho, ariko nanone yibuka ko ikintu cyazanye Garase muri urwo rugo ari ukumubwira ko hari umuntu yamuhereye nimero. Yabitekerejeho agira gushidikanya ndetse birangira ya nimero atanayitabye. Muri ako kanya Garase yaramubwiye ati, ariko se wakitabye iyo telefone iri kuguhamagara? Akaliza arangije aramusubiza ati, oya nta mudu ndimo yo kuvuga. Amaze kumusubiza gutyo, nanone yagiye kubona ya nimero irongera ahamagaye. Icyakoze Akaliza yabitekerejeho birangira ayitabye. Akimara kuyitaba yumvise ari ijwi ry'umusore. Arangije aramubaza ati, none se ko tutabamenye muri bande? Wa musore aramusubiza ati, nitwa Peter, maze iminsi ndi gushakisha nimero yawe nari narayibuze. Gusa kubwo amahirwe menshi cyane nagize uyu munsi nahuye n'umugira neza, tuganiriye numva arayifite, niko kumubwira ngo ayime, none shimishijwe no kuba nguhamagaye ukaba ufashe. Gusa nyine ntatinze, icy'ingenzi kwari ukuba nakuvugisha, ariko sinzi niba utanyibuka kuko twariganye segonderi mu wa gatatu. Akaliza arangije aramusubiza ati, nakumenye rwose nta kibazo. Wa musore Peter arangije aramubwira ati, noneho naba mbaye nkuretse tukaza gusubira kuko ubu ngubu nari ndi mu kazi, ndaza kuguhamagara tuganire nta kibazo. Akaliza arangije aramubwira ati, nta kibazo. Muri ako kanya wa musore akimara gukupa, Garase yahise akubita agatwenge. Arangije aramubwira ati, singuhaye pase, uriya musore afite ikintu cyitwa amafaranga, uzambabarire ntuzamwanga, urekane n'iracakarafu ngo ni Samu. Akaliza arangije aramusubiza ati, ariko Gara uzi n'ibindi? Urongera urasubira ubwa kabiri, uri inshuti yanjye urabizi, ariko bibaye byiza wanakuramo akaye karenge ukava ahangaha ugataha ukajya iwanyu. Sinzi umuntu waguhaye uburenganzira ko kumparabikira umukunzi. Gusa nubwo bimeze gutyo, Akaliza akunda Samu by'ukuri kandi na Samu akunda Akaliza. Gusa nubwo ubuzima Samu abayemo butamworoheye, ari nayo mpamvu abantu biriho bamufataho ijambo ngo yakunze uwo batari mu kigero kimwe ra. Gusa niba wemera ko nta hantu haba Imana itakura umuntu, unyandikire muri comment ngo nta hantu haba Imana itakura umuntu, ubundi twikomereze. Mu gihe Akaliza yaramaze kubwira Garase ngo nagenda ave mu rugo rwabo atahe, Garase we yagize ngo ni brage, ariko atungurwa no kubona Akaliza ahagurutse arigendera muta muri saro wenyine. Garase yakomeje gutegereza agira ngo Akaliza aragaruka, ariko abonye ari ntabyo, akuramo ake karenge arigendera. Akaliza akimara kumva Garase akubise urugi agiye, nawe yaraje, mu mwanya wo kumuherekeza nawe ahita ashyiramo urufunguzo arafunga. Yahise yihuta ajya mu cyumba cye, afata telefone ako kanya, ahita ashakishamo nimero ya Samu, aramuhamagara. Akimara kumuhamagara, Samu yaramwitabye, ariko Samu ahita amubaza ati, none ko ndi kumva uri kuvuga nk'umuntu urwaye, bimeze bite sheri? Akaliza aramusubiza ati, nta kibazo ufite, ndaho meze neza, ahubwo se wewe umeze ute? Samu aramubwira ati, urebye meze neza nta kibazo, hari umuntu nazindutse njya gutira igare kuko nyanshakaga kujya kurangura inanasi,
kuko hari ahantu nabonye udufaranga kandi n'igare naribonye kandi nanaranguye, usengera Imana ibibemo rero curuze byunguke. Akaliza arangije aramusubiza ati oya humura, Imana ibirimo kandi buriya umuhate wawe ntago ari ubusa. Akaliza yatekereje aho yahera amubwira ibintu byamubayeho, yumva buza ahantu abihera arabimira. Gusa icyo yamubwiye yaramubwiye ati none se rero reka nkubwire, njyewe uyu munsi nahuye n'umwaka udasanzwe, gusa ntago ngiye kubikubwira, ariko tugomba gupanga uburyo twahura nkakubwira amakuba nahuye nayo. Samu arangije aramubaza ati none byagenze gute, wambabariye ukambwira? Akaliza aramusubiza ati oya ntabwo bikomeye cyane, nta kibazo cyabayeho gikomeye cyane, ntabwo ndwaye nta nubwo shonje, gusa nyine niduhura nzakubwira nta kibazo. Samu arangije aramubwira ati yewe ndi kumva nako ndeka reka mbanze shyitse uno mutwaro ho nkujyanye, hanyuma ndaza gushakisha uburyo nakuvugisha kuri telefone, cyangwa se nimba bizasaba kuba nahura nawe turabipanga, ariko tubigire vuba kuko ndababaye kuko sinzi ikintu wabaye. Akaliza arangije aramusubiza ati humura mukunzi wanjye nta gikomeye pe. Samu arangije aramusubiza ati okay nta ribi, ndaza gushakisha uburyo nakuvugisha nta kibazo. Akaliza arangije aramusubiza ati okay bye, urakoze Imana igumugisha. Samu yakomeje urugendo rwe kuko yarapakiye umuzigo munini cyane, ariko ageze imbere ahura n'umuntu uri mu modoka nziza cyane, ndetse iyo modoka ihita inahagarara barasuhuzanya. Samu akibara kubona umuntu wari utwaye imodoka yasanze bari baziranye cyane kuko barangirije kwiga rimwe. Gusa nanone arebye ku rundi ruhande undi mukobwa wari uhicaye nawe yasanze amuzi cyane kuko ari inshuti y'umukunzi we. Samu niko guhita abaza Garase ati Garase umeze ute, amakuru yako tuburanye? None se Peter muraziranye? Garase kuko n'ubundi yari afite agasuzuguro kenshi ndetse n'urwango yangaga Samu. Ikindi kandi akaba yaratunguwe no kuba Samu amubonanye na Peter mu bintu atari yiteze. Yaramusubije ngo turaziranye, ariko bimubwira na gasuzuguro. Peter nawe muri ako kanya yatunguwe no kuba Garase aziranye na Samu. Ese ubundi mama Garase ko duheruka yari kumwe na Akaliza asohotse atashye agiye iwabo, ahuye n'uyu muhungu gutera? Ese ubundi ni iki gitumye yirukanyira gushaka Peter aka kanya? Ubu se mu busobanuro agiye guhereza Peter ntibishoboka ko Akaliza yaba agiye kubigenderamo. Reka iki gice tugisoreza ahangaha, ariko ngushishikariza kuza kureba ikindi gice kiri buze gukurikiraho. Ugenzure neza niba wamaze gukanda like kuri ino video. Ikindi kandi niba uri mushyashya urebe neza niba wamaze gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro gitambutse ahangaha uzajye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi hari igitekerezo cyangwa inyunganizo ushaka kutugezaho, watwandikira muri SMS cyangwa se kuri nimero ya telefone ubona aha hasi ino video. Wakoze cyane, Imana igumugisha, duhurire mu yindi video.